arakoze cyane BGB. Ngira ngo ntatinze nagira ngo nabatwaye umwanya mbatwara uyu mwanya nakira umukomediye wa gatatu. Ladies and gentlemen, put your hands together for Muneza. Stop. Murabona hari ukuntu abasista bajya barira abahanzi iyo bari ku rubyiniriro baririmbye neza. Gisupusupu nayo yagiye Nyamasheke abakecuru baho baramuririra. Hari ukuntu tujya tuvuga ngo izina ni ryo muntu, biba bishatse gusobanura yuko imico y'uwo muntu ihura n'izina rye. Urugero, niba umuntu yitwa Byishimo bikaba byagorana kumubona yababaye, niba umuntu yitwa Mahoro bikaba byagorana kumubona yateye amahane. Ariko hari abantu bajya bantangaza ugasanga nk'umuntu yitwa Manzi ariko afungiwe icyaha cy'ubusambanyi, ugasanga nk'umuntu yitwa Ganishuri ni umuntu mukuru ariko ntiyize na primaire, ugasanga nk'umuntu yitwa Byukusenga ariko akibyuka mbere na mbere ikintu ahita akora ahita ajya kunyara. Mu yandi magambo Byukusenga yabihinduye Byukunyare. Mfite sogokuru afana football bya atari, ni umusaza w'imyaka 92 ariko ntago yacikwa n'urubuga rw'imikino. Mu Bwongereza afana ikipe yitwa Sunderland ariko burya ahita nibyo binshimisha ayita Sandirine. Hanyuma muri Espagne ho afana ikipe yitwa Sevilla ariko yo ayita Service. Mu minsi yashize muri famille twagize ibyago, hari umusaza yari yapfushije umukecuru we bakundanaga cyane. Uwo musaza yababajwe n'urwo rupfu rwe, abantu benshi baramwegeraga bakamuhumuriza bakamubwira ati humura ihangane twese niho tugana. Hari umupasiteri arangije nawe ajya guhumuriza uwo musaza. Mu kumuhumuriza yaramubwiye ngo humura ihangane buriya Imana yamukunze cyane kuturusha. Umusaza amaze kumva iryo jambo yahise abwira pasiteri ngo ngo niba ari urukundo rw'Imana rumera ngo igikunda abanzi banjye gusa, ngo nigakunda abo nkunda ngo urukundo rwawe rujye ruca ku ruhande. Ariko nanjye naratekereje sanga niba urukundo rw'Imana ruvuze gupfa nanjye nikankunde. Muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu haba insengero zisenga shitani. Urabona nkatwe nk'abakristo hari ibitabo tugira twifashisha mu gusoma ijambo ry'Imana. Urugero nko muri Luka, muri Matayo, mu Baroma cyangwa mu Befeso. Ziriya nsengero zisenga shitani nabo bagira ibitabo bifashisha mu gusoma ijambo rya shitani. Urugero ibyo bitabo usanga ari nko mu badayimoni. Ugasanga nk'umuntu ubwiriza ijambo rya shitani arimo aravuga ati ubushize twari twasomye mu gitabo cy'abadayimoni ibice 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 12 twari twabonye imbaraga z'abadayimoni nk'intumwa za shitani zaturutse kuzimu zikaza hano ku isi, kandi twari twabonye igihe ushobora kohereza mugenzi wawe abadayimoni. Ntabwo ari ibyo bitabo byonyine bagira, ibindi bitabo usanga ari nko mu bazimu. Ati uyu munsi turaza gusoma mu bazimu ibice 10 umurongo wa 15 kugeza ku 25. Ibindi bitabo usanga ari nko mu myuka mibi. Ntabwo ari ibyo gusa, mu bicanyi, mu bagambanyi. Ariko duha Imana icyubahiro ko hano mu Rwanda tutagira amadini ya shitani. Mu izina rya Yesu tuyatokeshe ntanazahaza. Murabona dufata coronavirus nk'ikintu kibi, yatumye abantu benshi bapfa, abandi babura akazi, abandi barahomba. Nubwo dufata coronavirus nk'ikintu kibi, hari abantu babonye coronavirus nk'umugisha Imana yaboherereje. Mwakwibaza ngo abo bantu ni abahe? Abo bantu nta bandi, ni abantu bafite amenyo y'impingikirane. Muzi impamvu? Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko mu gihe cya coronavirus umubare w'abafite amenyo y'impingikirane wariyongereye ku rwego rwo hejuru mu kubona abakunzi. Twese turumva impamvu ni agapfukamunwa. Agapfukamunwa kubahe? Nkikomoza ku gapfukamunwa naciye ku mwana Nyabugogo yari yambaye agapfukamunwa kanini kagenda gakagwa, mu yandi magambo yari yagapokese.
ndangije ndamubaza ariko se sha ni ukubera iki wambaye agapfukamunwa kanini? Arangije arambwira ngo iwacu barakanguriye ngo nzagakuriremo. Ku cyumweru gishize nasengeye Nyamirambo, umupasiteri wari mutubwiriza aratubwira ngo tuvugirize Yesu impundu bitewe n'ibikorwa byakoze. Ngewe ubusanzwe nzi ko iyo bavuze kuvuza impundu umuntu avuga ngo banakoma no mu mashyi, ariko natunguwe nuko amaniga y'Inyamirambo bayabwiye ngo avugirize impundu Yesu Kristo, yo yarangiza akavuga ngo yo 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 yo. Iyo ushaka gushimisha umukunzi wawe ushobora kumufata ukamujyana nko muri hoteli wenda nka Serena, ukamugurira inkoko, ukamugurira pizza, utuntu turyoshye, warangiza ukamwaka wenda icyo ushaka tu. Muri Kongo naho iyo umukongomani ashaka gushimisha umukongomani kazi aramufata akamujyana nka hoteli ikomeye muri Kongo, ariko iyo bageze atabwira sheri ati sheri bakuzanira igikeri. Akarya igikeri akakimara akamubwira ati sheri wakimaze site tibakuzanira inzoka. Ariko nyine mu Rwanda twe turya neza. Amen, amen. Murakoze cyane. Nitwa Muneza Arambere, mbasize mu mwuka. Amashyi menshi cyane kuri Muneza. Mbonye ibishushanyo nibuka abajamanzi bashushanya. Buriya umuntu uko yabashushanya gute? Nabuze umuntu uzanshushanyiriza nk'ikirungurira. Nta hantu ndakibona. Hari umujama witwa Serge ni artiste muri Rwanda nawe. Serge na Sezerano bashushanyije, Sezerano yashushanyije igishushanyo cya Yesu. Maze bagishyira Masera ahantu hani Kabuga. Sinzi paruwasi ko yitwa. Masera avuga ati muze nabonye iriya shusho ya Yesu mwashushanyije ari nziza, muze kiliziya yigure. Sezerano aragenda avuga ati kubera ko ndi umukatolika reka nitwaze Serge w'umurokore amfashe kunegosiya na Masera. Baba bagezeho Masera avuga ati none se iyi shusho muranca ngahe? Serge arabanza avuga ati uyu ni Yesu, ariko ibyo wigira byose ubanza ukure ko uyikuremo ko ari umuntu. Uyu nguyu ntabwo ari padiri twashushanyije, uyu ni Yesu umwana w'Imana, nawe tubwira yo waduha ukandi urasenga. Masera ati ndabaha 150. Sezerano ati kwa Jinara Yesu. Yesu urimo uramagurira igitano. Yes, wakajya mugata ko se Mase wabirebye reba iyi misatsi koraho mu maso. Uyu ni Yesu. Ni Yesu ndamubona ariko murimo murampenda mwabana. Serge avuga ati cyakora ntakubeshye. Munsi ya miliyoni nta kintu twadufata. Uyu ntago ari umwana w'abantu, ni umwana w'Imana. Shiraho miliyoni tugende ko munsi yayo nta kintu twadufata. Uyu ni Yesu nawe usenga kweli. Masera birangira yishyuye kubera ko bamukonvese ko ntago yashusha ari umuntu ni yande.